Iyi nkuru ni y'umugore wari ugiye kwica umugabo we kugira ngo akunde asigarane imitungo ye abicishije mu cyo kunywa kiroze, ariko ako kanya umukozi wo mu rugo arahagoboka kuko yahise amushyira igipapuro ku kibuno cyanditse ati uramenye n'umwe icyo cyo kunywa kuko kiroze. Ako kanya umugore yahise yindukira akubita umukozi amubaza impamvu abikoze, amubaza impamvu aba yamukurikiranye ndetse paka kugeza no muri sala agiye kwakira umugabo we. Nuko umugabo ahita abibonye neza ko icyo gipapuro uwo mukozi yari yashyize ku mabuno ya nyirabuja cyanditseho ko atemerewe kunywa icyo cyo kunywa kuko kiroze. Nuko nyirabuja barahindukiye igihe yaramaze gukubita umukozi, nuko abwira umugabo we ati sheri, atukwiye kunywa icyo cyo kunywa, ati kuko nicyo naguteguriye, ati kandi ndabizi ko kiryoshye. Umukozi yaragiye arahindukira aragaruka yomora cya gipapuro yari yashyize ku mabuno ya nyirabuja gake gake kugira ngo ataza guhindukira cyangwa ataza kwikora ku muntu agasanga aho icyo gipapuro kuko cyari cyanditse ati uramenye n'umwe icyo cyo kunywa kuko kiroze. Nta wundi yari gukeka ni umukozi we, cyane cyane kuko ari wari umaze kumukora ku mabuno. Ako kanya yaramubwiye ati ngaho sigara unywa icyo cyo kunywa, ati ndaje ahubwo ngushakire n'icyo kunywa. Kuko boss yari yamaze kubibona neza ko handitseho ko icyo cyo kunywa kiroze, yahise yegera inyuma gatoya ahita akisukamo hariya, arangije yigira nkaho neza amaze kukinywa ndetse cyahise kimugwangaza, ahita yigira neza nk'umuntu umuti wakoze. Mwibuke ntago yakinyweye kuko umukozi yari yamurabe kuri cyo gipapuro cyanditseho ko icyo cyo kunywa hawe kiroze. Umugore agarutse asanga umugabo we yagwandize, aravuga ati wawu, atuzi ko wa mutukora, ati bajyaga bambwira yuko rwose nta n'iminota umara yuko umuntu wawe umwe ataragwangara, ati nkagira ngo barabeshya ariko reka ndebe. Akoze ku mutsi yumva umuntu yasinziriye nk'ejo. Okay, aravuga ati okay, afata cya gikombe aragenda agishyira ku ruhande, arangije aragaruka akavuga ati ndamuhera he, ariko ako kanya agiye kumva umuntu arakomanze. Ako kanya umugore atekereza bwa turabizi nindamuka nyinguye umugabo wanjye akiri hano birashobora kungwa nabi, ati reka mpanze nkwereke. Abaramusunitse. Mwibuke umugabo ibi byose nibyo yikoze kugira ngo akunde arebe aho umugore we ari kuganisha cyase akunde amenye neza icyo umugore yabikore kugira ngo mbese amenye impamvu umugore yaroze icyo kunywa cye. Nuko umugore mbere yo gukingura umuntu wari umaze gukomanga abashyize umugabo ye mwirido, aravuga atahane sawa ukomanga nawe arakomeje. Nuko umugore bikora vuba ahita bati ndaje, ahita agenda arakingura. Ahageze asanga ni umucamanza, aravuga ati nyakubahwa ni karibu. Nuko umucamanza arahagera aramaze ati bimeze bite. Nuko umugore bati ni karibu. Arangije kumuhereza umwanya wo kwicara aramubwira ati wihangane kuko natinze, ati tuba dufite akazi kenshi, atari ko binyuremo mu magambo make, atari ryo wambwiye ko umugabo wawe yapfuye. Umugore bati yarapfuye, atari ko ndashaka yuko imitungo ye yose muyimukuraho kuko itakimubarwaho kugira ngo njye nkunda mbone ukuntu nyisorera ariko iri mu mazina yanjye, ati kuko kuyisorera iri mu mazina ye kandi abarwa nk'umuntu wapfuye kera birangora. Nuko umucamanza aramubwira ati ntago bigoye cyane kama duso yose nyafite hano, ati kubimukuraho nkabishyira kuri wewe biroroshye cyane, ati ahubwo uraza gufata aya madosi uze kuyacishamo amaso, hanyuma nubona ibyo dusaba ubyubahirije kandi ukabona neza ukwiye kubigendamo neza, ati ntacyo nzaza n'abandi banyunjirije nta kibazo tuzaza tuyigukureyo iyo mitungo yawe yose. Aranje amaze atari ko isi yo mitungo inganite. Nuko umugore amwe ati nta amazu ageze kuri 5, amubwira ko afite n'amafaranga menshi cyane kuri konti. Nuko abajije umucamanza ko nabyo yabishobora gukura amazina kuri konti y'umugore wapfuye akakira kuri uwo mugore, nabyo amubwira ko byoroshye. Nuko umugore avuga atoke nta kibazo ngaho ugenda nasigara nsoma ya madosiye, ati ibintu ndabizi ko bizagenda neza. Nuko umucamanza bati nta kibazo ngaho usigara uyasoma, ati tuzasubira. Ako kanya umucamanza agishaka gusohoka umugabo ahita ava mwirida ati please biretse kugenda, ati se mwatekerezaga ko mwanyishe, ati ako kanya umugore yahise agwa mu kantu. Umucamanza nababwe abaza uyu mugore ati niko, ati ko hambwiye ko umugabo wawe yapfuye, ati kandi wandi kumubona hano. Nuko umugore atangira kurya indimi ati nyakubahwa ntago nari mbizi, ati ariko yarapfuye nako ni muzima. Nuko umugabo yegera imbere arabaza ati niko, ati se mucamanza atutinyuka ute gushyigikira umuntu nk'uyu nguyu ugatinyuka kumuzanira amadosi yangana gutya ashobora gukura amazina yanjye ku mitungo yanjye bwite akayishyira ku mugore nk'uyu nguyu utabanje gushishoza cyase ukora iperereza, kutuzi neza ko iyo mugiye guhabwa impamyabumenyi muba mwarasinyiye ko mbere yo kugira icyo mukora mutemerewe kurya ruswa, mutemerewe gukora ikintu cyaza gufata umwanzuro ku kintu runaka mutagikorera isuzuma bumenyi. Nuko umucamanza aravuga ati njyewe, ati nta umugore wawe yambwiye yuko wapfuye. Nuko umugabo aravuga atoke, ati reka noneho tubaze umugore wanjye, ati niko madame, ese utinyuka utekunzanira icyo kunywa kiroze cyangwa utekereza ko ntareba, ese utekereza ko nagira ubwenge, ati cyangwa utekereza yuko kuba naravunitse ntagenda biguhereza ubasha bwo kunkora icyo nshaka? Ati kuba naravunitse utekereza ko no mu mutwe nta bwonko ufite? Ati urabizi
aturye nje, ati umuryango wakwinjije hano winjira muri iyi nzu nkushaka nk'umugore wanjye, ndabizi neza kuza kuwusohokamo ukawusohokamo nk'uko wawinjiyemo kandi ukawusohokamo nta na kimwe usohokanye kuko nta n'icyo winjiranyemo hano. Ati ibyo bipapuro byose ureba uri gucishamo amaso watekerezaga ko uyu mucamanza azagaruka aje kugira ngo abishyireho umukono hanyuma imitungo yanjye yombi yitware, kabone nubwo nari kuba narapfuye cyangwa se narapfuye. Wibuke ko dufite abana tugomba kurihirira, bagomba kuba tugomba kurera bagakura. Aturabizi guhera uyu munsi ntukiri umugore wanjye, ntukwiye kwitwa umugore wanjye, ntabwo ukwiye kwitwa umwe mu muryango wanjye kuko utabikwiriye. Nta soni. Ese niki wamburanye gituma utekereza kumvutsa ubuzima ati kugira ngo ukunde usigarane imitungo yanjye bwite mfite? Ati niko. Nuko umugore atangira kwisobanura asaba imbabazi. Nuko uyu mugabo ahita abwira umucamanza ati mucamanza, ati ngaho mpereza ibyo bipapuro hano. Ati ngiyeho kuko yari gusigara bicishamo amaso, ati nanjye ndaza gusigaramo bicishamo amaso, ahasigaye nzabamenyesha umwanzuro. Ati ariko ibyo yakora byose arye nje, kubera yuko iyo umuntu yakugeze cyangwa se ashaka kukuvutsa ubuzima, ati nta kindi kiba gisigaye uko byamera kose, kabone nubwo atabikora uwo munsi, nubwo narokoka isaha n'isaha n'undi ashobora kuzanyica. Nuko umucamanza arabwira ati ntacyo, sigara wicishamo amaso ngiye ntundenganye, kubera ko byose ndi kubikorera umugore wawe, cyane cyane ko yari yarambwiye ko wapfuye, kandi ibi ni itegeko tubikora gutya nyine. Iyo umuntu afite umugabo wapfuye akadusaba ko twaza tukabikura, taze tugakura amazina y'uwo wapfuye ku byangombwa tukayashyiraho ukiri muzima, ibyo ni itegeko duhabwa na leta. Ako kanya abo muri biro yari yase muri biro baramuhamagara, ariko mbere yo kuva kuri telefone umukozi wo mu rwayi itahagera aravuga ati rega sibira byonyine, ati ntutekereze ko cya gipapuro nashyize ku mabono ye aricyo gihari gusa, ati nubwo narindi hariya mu nzu nanishe ndetse mfite na video. Nuko umucamanza aravuga ati nimba bifite byombi bike ni ikimenyetso kizamushinza, ati ahubwo mu gihe tugitegereje polisi, ati gerageza ufate uyu mugore umuzirike umushyira hano mu gihe polisi itari yagera ngo imutware mu boko ataraye.